한 번.
icyo Yesu agushakaho ni ukwatura ukamubwira. ndashaka ndabarekera gito nshaka kubabwira mbere ko dukora hakurikira. hari Imana ifite izindi zose. sinshobora kuva muri Canada ngo ngere hano usubireyo ntabasangije Imana ifite izindi zose. bacuranga kode ya bridge umva twese nk'abana b'abantu hari ikintu kimwe twese dushakisha mu buzima. waba uri umukire, waba uri umukene, waba uri muremure, waba uri mugufi, waba uri umuzungu, waba uri umwirabura, waba ufite amafaranga menshi, waba uri umukene, hari ikintu kimwe dushakisha mu buzima. urakizi ni ijambo bita satisfaction, ni ijambo bita kwigurira. ariko ndakubwiza ukuri ngo muri iyi si ntushobora kubona kunyura, ntibishoboka. gusa iyo ufite Yesu Kristo muri wowe nibwo ushobora kunyura. Only through Jesus Christ, only through Jesus Christ, muri Yesu gusa nibwo ushobora kunyura. so rero munyemerere gatoya mbasabe duhumirize twese amaso yacu, mumfashe muhumirize amaso. ndumva ari umukubisa byo kurukora. indirimbo zakozwe kugeza kuri uyu mwanya tugiye kurangiza, ariko dushobora gutaha n'ababwira n'abahaye amahirwe mfashijwe Imana ifite izindi zose. mbaho zamukoze cyane. so niba uri aho kwitekerezaho ukumva ko wakozweho, waba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kandi mubeza amaso musabuza muri ikiganza. thank you brother, Imana igumishe. God bless you sister. mukomeze mwongereje amaso hano umwitekerezeho. God bless you brother, bless you sister. Imana igumishe. ntugire isoni, dufite nonaha ejo saa hacu aya ngaya amahirwe yawe baje mu gitaramo kugira ngo wongere kugira ngo twinjoyinge, ariko dutahanye n'amata nziza sinakakiza. tumuzamure Mwami Yesu, twese tubafashe kugira cyane. Mwami Yesu, Mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. mpisemo kugukurikira, ibya kera ndabiretse. ngwino mu bugingo bwanjye uhora unyobora. ngwino mu bugingo bwanjye umbere umwami. nguhaye ibyanjye byose mu izina rya Yesu dusoze twese. amen. segeka mwami urakoze, segeka mwami mbese turabona Imana. segeka mwami mubwira tegeke.
Amen.